Abakunzi b'Intare Official muraho, Breze, habari gani? Kwa nguvu na asante sana. Aha, reka mbasuze mbifurize gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga nka Clever Bemba, n'ubundi ndaje kugira ngo mbagezeho amakuru agezwe. Aka kanya rero ntabwo ari amakuru, ndavuga ngo ni amakuru yo ku mirongo y'urugamba, ni amakuru n'ubundi avugwa cyane cyane. Turaje tugaruke kuri General Masunzu Pacifique, uburyo yaragiye kwiyahura ariko akaba arusimbutse, urupfu ruramubenze. Turaje kugira ngo tubirambure, turaza no kugaruka kuri ya nkuru n'ubundi ntabashije kubabwira, ariko nababwiye muri introduction, nababwiye yuko iyo nkuru ndibuze kwibabwira inkuru ya General Eric, inkuru ye uko byitwaye. Ndaje no kugira ngo manze naza kuri ino nkuru y'uno mugabo Pacifique Masunzu wagerageje kwiyica, ariko bana n'urupfu ruramwanze, mwogaheka mwe, n'urupfu ruramwanze. Reka nongere mbabwire, buriya hari igihe Imana ikwanga, Satani ikakwanga, abamarayika bibi bakakwanga, Rusoferi ikakwanga, ukabura isi ukabura n'ijuru. Ikimwaro cyo cyonyine kikagutera kugira ngo ujye kwiyahura, ujye kwiyica ubwawe, bikanga kamabwira ngo bikanga. Bantu banjye bakunzi b'Intare Official, reka mbabwize ukuri, General Masunzu Pacifique rwamwanze. Reka nongere mbisubiremo mubwire ngo urupfu rwamwanze. Ino ni inkuru nakomeje kubona, ari umuntu umwe, ntabwo arafunzwe, nawe afungiwe muri prison. Yagerageje kuma amakuru ambwira ati uko byari bimeze n'uburyo babyumvaga, noneho amereza amakuru y'uko byitwaye. Nabonye ari n'abavandimwe be babishyize muri group, ariko ndashimira cyane abantu bo muri groupe y'Intare Official. Abantu bo muri groupe y'Intare Official rwose ntabwo bajya bicara, ni abantu bataryama rwose, no baba bayakurikirana. Niyo mpamvu nkubwira ati ngo kubura ku rubuga rw'Intare Official ni uguhomba. Iki gihombo muramenye, nimuzagire ute, ntimuzakibara. Reka manze nabirebera hamwe kuri ano makuru. Kwanza yari yanditswe ku kinyamakuru, ubundi noneho nanjye ndambure amakuru mfite iyo maze kubyirwa n'umuntu uri hariya muri prison. Burya ntabwo rero mujyana Ndoro, aracyari muri Demiape, kandi muri Demiape harimo abantu bamazemo imyaka 2, 3, amezi 6 bakomoka no muri Masisi. Ntabwo niwe bamwe mbavuga amazina, ariko hari abagiriwe amahirwe batanga akantu bakaba bakibana n'amatelefoni. Murabizi ko hariya n'ubwo ngo ari mu nzego z'iperereza, ariko agatelefone ko barakabana. Ahangaha uko byari bimeze, ni umuntu wamanje barandika uburyo General Masunzu yiyahuye, urupfu ruramwanga rwose. Urupfu ruramubwira ati sha ntabwo tugushaka, iba wisubiriye iyo, ati ntawe ufiteho kujya bakwa Satani, nta kwemera, yaba mu ijuru ho n'ibindi bindi, ati ba wisubiriye inyuma. Aha, nkuru hano muri kino kinyamakuru bayanditse, ariko hano harimo inkuru harimo inkuru. Aba nabo uburyo baje kubimenya, baze ngo ni breaking news, ngo biravuga ko General Masunzu Kabusenge yagerageje kwiyahura aho afungiwe muri kasho y'urwego rushinzwe iperereza rya Chisegeti. Baba barabimenye, bamuburizamo uwo mugambi. Hano niko bari bamaze kubyandika. Ano makuru rero ukuntu uko byaje kugenda, bantu banjye, hari akimara kugera muri Demiape, yaje gusangamo abo mu bwoko bw'abanyamurenge, abenshi bo yagiye agambanira. Burya Masunzu ntabwo azi karate,
asangamo abantu bitwa ba Cukusugi, ba Cukuneti, ba Santosi, bande bose abandi bazi gukubita bakubita bagahabura, bamanza baramucapa, baramubwira ati se shahu, nkawe ko wagurishije bene wanyu ukaba warizeye uriya mugabo w'amatama, ati none nureba ibyo agukoreye, ati barakuzanye kugira ngo tube turi kumwe nawe urushye. Harimo abana b'abasore rero babandi bari agaforomaje bakanywa amata, baramubwira bati turakwabiza. Byaje akimara kugira ngo urukumva ko yabaye nk'uri mu gahinda, noneho kuvuga biranga. Ntabwo kuva yagezwa muri medemiyap bamusabye buji arayitanga, bamuryamisha kuri matera, ariko amaze gutanga buji ariko aza gusangamo babandi yafungishije n'ubundi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni nk'uwafata umugabo witwa Duniya Bakarani bakamutahariya muri prison, abo yasangamo bamurya. Reka mbabwize ukuri, Duniya Bakarani bamurya bakamuhekenya n'amagufa bakayasya, kuko ni umugome manange, ni umugome, ni umugome. Duniya Bakarani ni umugome, nongere bivuga ngo Duniya Bakarani ni umugome. Noneho yabanaga ku gahinda, agatekereza uburyo ari kubana na bene wabo bo yagiriye n'abakabafungisha, bamwe yaranabikiye imiryango yabo. Abo bose abasanzemo, nubwo yari amaze gutanga buji, yatanze buji y'ibihumbi 5 by'idolari, $5,000 hariya muri demiyape, guhereza bariya kugira ngo bamuhereza kumba keza. Nyuma rero baje gukurikirana muri ya matelefone ya Fande Masunzu, reka mwite Fande kuko ntabwo inkiko zari zamukuraho ngo ababe Rushati. Inkiko zigukuye amaboko uragenda ukibera Rushati, Rukurutu, Rundagaswi, Rugegera, Rupfuki. Icyo gihe wamaze kugera mu nkiko ushobora no guhura nanjye Bemba nkagutera iki. Uko icyo gihe uri munsi, uko chini ya ulinzi, uko chini ya bendera. Nuko ngo uburenganzira bwawe bwo kwitwa genero waramaze kubwamburwa kubera inkiko, ariko usezerewe batarakwambuye impeta za gisirikare ugasezererwa mu cyubahiro, uhora uri generali. Bajya bavuga ngo kwa generali runaka, ni nkuko wakuma ngo kwa muganga runaka niyo yaba atarakiriho kuko yavuye abantu. Noneho umunsi w'ejo Masunzu bamujyanye muri interrogatoire, yagombaga kujya kubazwa ku bibazo 16. Ibibazo 16 yagombaga kubazwa. Harimo icya mbere yagombaga kujya gusobanura uburyo akimara kugera ku ngoma muri 3e zone de défense, Goma, Bukavu na Masisi n'ibindi bice byafashwe. Cyo ni icya mbere na Zangungu. Icya kabiri yagomba gusobanura imbunda yohereje mu mujyi wa Goma afashijwemo na Christian Chiwewe. Agomba gusobanura aho uburyo izo mbunda zakoreshejwe. Ndi kubona bamamagaye ariko ndaza kumuvugisha uno muntu Lumiere, ndaza kukuvugisha rwose mukanya. Agomba gusobanura izo mbunda zatundagwa, zazanwaga, uburyo zaje n'ubundi bakaza kuzisiga muri Goma. Ati yari afitanye gahunda na mama 23. Ikindi yaje kubazwa ku kibazo. Icya gatatu yagombaga kubazwa asobanure neza urupfu rwa Makanika, General Makanika, urupfu rwe. Nubwo Gisegeti yashimye, ariko agashima atari yasobanukirwa n'urupfu rwe. Byabivuga nacyo kirimo. Agomba gusobanura imikoranire ye na Twirwaneho.
icyo ni ikindi. Ariko icyo ngicyo nakwemeza yuko bishoboka kuba nabyo ari ukumubeshyera. Agomba gusobanura ku mikoranire ye na Joseph Kabila, agomba gusobanura ku mikoranire ye na Corneille Nangaa muri Chopo Kisangani, agomba gusobanura ku mikoranire ye na General Emmanuel Sultan Makenga, agomba gusobanura ku bugambanyi yagiriye Gasita, agomba gusobanura ku rupfu rwa Alex Rugabisha, agomba gusobanura avancement zose mama 23 iri gukora, iri kwerekera muri Maniema kugira ngo ifate Zanzibar na za Shabunda. Agomba ni byinshi wabonaga ko agomba gusobanura, agasobanura uburyo yari muri 3e zone de défense mama 23 igafatira indege ebyiri ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse ikaza gufata n'ibifaru mbere bari bazi ko yegereye Goma ku buryo batabashije kubihugisha ngo bicishe mu mazi. Ibyo byose nibyo General Pacifique Masunzu yagombaga kubazwa. Akimara kwagera muri interrogatoire asanga uburyo bamubaza, uburyo bene wabo yasanze muri demiyape bari kumushinyagurira bamwita turi ikibwa, ati ni wowe utumye tuba hano nawe barakuzanye. Ati iyo umenye ibyo ngibyo, ibyo bimutera agahinda, yanga kuvuga maze ikibazo cya mbere yanga gusubiza, icya kabiri yanga gusubiza, icya gatatu yanga gusubiza, icya kane yanga gusubiza, icya gatanu yanga gusubiza, icya gatandatu ibibazo byose bamubajije byose yanga kugira icyo avuga. Byageze aho ibintu babonye ko bikomeye bazana insinga z'amashanyarazi baramucomeka. Umugabo biramuzungurutsa bataye umutwe, atangira guhebeba, atangira guteteza, atangira kubika, atangira gukokoza, atangira kuba nk'idenda, atangira modeli z'amabata, itutu riramurenga baramucomeka. Bigeze aho noneho bamujyaho baramukubita, arababwira ati shaho muri kunkubita ntimuzi ko ndi Lieutenant General w'igihugu, yango niryo jambo yavuze, ubundi araceceka. Bamukuye aho ngaho baramubwira ati niba udashaka kugira ngo uvuge urapfa rubi. Bamujyana mu cyumba cya wenyine, icyumba cya wenyine. Rumva bamukuye muri cya aho yagombaga kuba afite ka matera, yari yaraguze matera n'ibiki, bamujyana mu cyumba cya wenyine kugira ngo bamutortire noneho yemere kuvuga. Ako kumba rero amakuru bambwiraga nakumba kubakishijwe sima, hasi no hejuru ni sima, kameze nk'indake niyo wateramwe ngo ibombe, ngo aba ari ubwumba bufatanye ni butandatu, bufatanye bufite kano kaboro bashyira ku nzu y'inkoko, niko kohereza umwuka mu kindi cyumba. Donc na kantu gafite nka santimetero nka santimetero 5 kuri 5 santimetre kare, gasohora umwuka kawujyana mu yindi. Harimo n'akantu k'agatobore butoboye ku rugi rw'icyuma, nako gahitisha umwuka gato cyane. Umugabo akimara kubibona yafashe muri kakayunguruzo. Donc hejuru harimo akantu ngo kagatiyo n'ubundi gashobora kuzanamo donc ikintu cy'akayaga hejuru ngo bashyira, kubera ngo bishyirwa muri Kinshasa ukazana ubuntu bw'ubukonje igihe hashyushye cyangwa mu gihe bashaka kuhashyushya, kubera icyo gisima nyine uba umeze nk'aho uri mu cyobo, ari uburyo bahashyushye. Umugabo yaje kukabomora, ka kantu kagatiye aragaca, kamera nk'agakoze ibintu by'ibinani
donc urabona ikintu kitiyo kiba cyangwa nk'icupa ni nk'urugero ashaka kugira, kuko nta buryo bwo kuba yakuramo ishati akimanika akiyahura, yagombaga gushaka cya kintu n'ubundi akakijomba kugira ngo kigere ku mutima. Noneho kuko yari yahuye n'ububabare yakijombye arataka, amaze gutaka abura imbaraga zo gukomeza kugira ngo avemo umwuka. Akimara gutaka undi wari urumwe hirya we wamaze kwiyakira muri ako kumba, kuko ngo ni ubwumba butandatu, ahamagara undi aramubwira ati ngo mwenyewe ngo bashobora kuba bavugaga iringara cyangwa bavuga igiswahili, ati uri muri kino cyumba atari kwiyahura, atari gupfa. Uri hanze ajya guhamagara arabwira ati Generali Masunzu Pacifique ari kwiyahura atari gupfa. Baje gufungura basanga cyakora ari kuvirirana, bamujyana aho ngaho. Burya Demiape igira ngo abaganga bihuse, baraza baramudoda, ubundi bamushyira muri ambulance bamujyana mu bitaro. Ubu ngubu ari mu bitaro nimwo arwariye. Kumva ko ibya Masunzu ari ibintu bitoroshye. Aha, kumva yuko ibya Masunzu ntabwo hano nari nsomye inkuru. Hano ni umuntu witwa David Mataro Kasole, niwe wanabya ari byo yanditse hano. Wenda abantu batari mu groupe y'Intare official reka mbibabwire ngo Generali Masunzu yakubiswe we, bamukubise kubera yanze kuvuga, maze baramuhereza koko. Bigeze aho bamujyana kumufungira mu cyumba, nibwo yahise ategura kwiyahura. Abandi bumva umuntu arimo kuboroga, bagezeyo basanga yaragiye kwiyahura, bahita bamujyana mu bitaro. Aha urikumva ko uno muntu turahuje. Uwitwa Shimwamana we yahise avuga ngo nta maraso bene wabo b'Abanyamurenge arimo kumugaruka, reka bamuhe. Uno muvandimwe witwa Richard Brian uri muri Amerika yanditse ngo Masunzu naramurambiwe. Aha, hano ngo yego ubonye iyaba yarimenyekanye ukaza utubwira umwuka washizemo, byibuze nta cyiza cye kuva muri 98 tumuziho ubugambanyi. Naho ndarandika ngo iyo bamureka. Naho ndarandika ngo arababaye ngo kuba umugambi Masunzu yakoze utaciyemo neza. Uyababajwe nuko Masunzu hano hari umuvandimwe nawe wanditse ngo uzi ukuntu yandashe muri Minembwe ko nakijijwe na Nyagasani muri 2 napfe yo gapfa ariko bana y'isi n'ijuru. Oya yanababarirwa. Imana yaramuriye kuri ya nkuru. Imana ya Generali Eric yanamuriye nawe wafashwe, anariyo dusorezaho kuko niyo makuru nayo nabateguriye kugira ngo nawe turebe ibye uko byitwaye. No nkuruye ngewe ino nkuruye irambabaza, umva inanteye n'agahinda cyane, ariko nta kundi ko umuntu yabigenza. Gusa cyakora nkomeza kuba kapitene, umuryango wa kapitene Sebastien Mugunga no hariya ku Nturo. Burya naje gukurikirana amakuru ndabaza no hariya ku Nturo. Gusa icyo navuga, Imana imwakire mu bayo, kandi urupfu rwe yewe buriya runjyanya ahantu kure. Buriya Mugunga naje gusanga nari muzi, ni umusore wabaye no muri CNDP ni kera. Nyuma urabizi ko bagiye bajya muri guverinoma ari benshi, bamwe bakaguma muri guverinoma, abandi bafatanyije n'Intare baragenda, abandi bigumira yariho nk'abari abakabundi abitwa ba Migambi.
n'abandi ni benshi, babagahizi ba Kamanzi. Ubona yuko ibyo byo nta kundi ko byagenda, gusa icyo navuga, Imana imwakire. Hano reka tuze kuri ya nkuru nababwiye ya General Eric. Ishimutwa rya General Eric Ruhorimbere, umusirikari mukuru mu ngabo za Kongo, washimuswe n'inzego z'umutekano i Kinshasa, agahita yibutsa ubwicanyi bwakorewe abasirikare b'abanyamurenge i Kamina mu myaka hambere. Mu butumwa yanyujije mu bwanditsi wa none umukunzi wacu, kuri uyu wa kane, umukunzi w'Intare Official, n'umukunzi n'abakunzi bakunda kumva Intare Official, abakunzi b'ibinyamakuru bigiye bitandukanye harimo za Minembwe Capital News n'ibindi. Mu gitondo cyo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10, abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge babyukiye mu makuru ababaje y'ishimutwa General Eric Ruhorimbere, wajyanywe gufungirwa ahantu hatazwi n'inzego z'umutekano. Yavuze ko kugeza ubu nta muntu n'umwe uzi aho afungiwe cyangwa impamvu nyakuri yatumye atabwa muri yombi, ndetse n'umuryango we utigeze uhabwa amakuru. Yakuwe mu inshingano azira inkomoko ye, nk'uko bariya bari kwitwa ba Sebastien. General Eric Ruhorimbere amaze imyaka 2 yarakuwe mu nshingano yari afite zo kuyobora ingabo mu ntara ya Ekwateri, akajyanwa i Kinshasa kwicazwa. Babita ngo n'abadepo, nk'abariya bose b'abadepo bariyo. Byavugaga ko yakuwe mu mirimo azira inkomoko ye nk'umunyamurenge, ndetse no kuba yarigeze kurwana mu nyeshyamba muri CNDP na RCD, amatsinda yigeze kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kabila. Uno muntu wandika bati arashinze leta ya Kinshasa gukomeza politiki ishingiye kwibasira abasirikare bavuga ikinyarwanda n'abatutsi bose muri rusange, aho babita abagambanyi, kandi ko gahunda ihari ari ukubikiza gahoro no kubakura mu gisirikare. Murabyumva? Abo nibo bita ngo n'abadispo, abasirikare badafite inshingano. Doke cyakora mugiye muri Kinshasa murasanga harimo ikintu bita abadispo, Mayanga dispo, Rugayi dispo, Kabundi dispo, Gahizi dispo, Kamanzi dispo, Christian dispo, Smith dispo, Mugabo dispo aranafunzwe. Abo ndi kubona abagenerali gusa. Obedi dispo, Bisengimana dispo, Gasita dispo, Masunzu dispo. Kose ni benshi bo, kugira ngo mbavuge nzabarangize byantwara umwanya muremure. Rukumva ko naba dispo. Rukumva ko icyo babakorera nukubagira abadispo gusa. Ibi rero ukabona ko ari muri ya gahunda n'ubundi Felix Antoine Gisegeti Kirombo yamaze gutegura yo kubagira abadispo no kubakura mu nshingano, ngo bakabarangiza buhoro mu gisirikari, ku buryo ntawe uzasigara akiri mu gisirikari cya Kongo. Ukumva ko ibintu ntabwo byoroshye bantu b'Intare Official. Kuva umutwe wa 23 wongera kubura intambara, abasirikare benshi bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abandi bavuga ikinyarwanda bakuwa mu inshingano, bajyanwa i Kinshasa aho bitwa dispo, bivuze abasirikare badafite inshingano zigaragara. Ngo ibi ari byo ngo kubashyira ku ruhande no kubabuza kuzamuka mu nzego za gisirikare. Urwibutso rwa Kamina, ubwicanyi bwasizwe mu mwijima. Iri shimutwa ryazamuye nanone urwibutso
bw'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abasirikare b'Abanyamulenge barenga 74 ikamina mu kigo cy'imyitozo ya gisirikari giherereye mu ntara ya Holomani. Yanavuze ko aba basirikari bishwe n'ingabo za Kongo zitufatanyije n'iz'igihugu cya Tanzania, kandi kugeza ubu ntabwo hari uwigeze abihanirwa. Yavuze kandi ko ubwo bwicanyi bwasize bugereranywa n'itsembabwoko ryakorewe Abanyamulenge muri Gatumba mu Burundi mu mwaka wa 2004, ndetse n'ubwicanyi bwahitanye abasirikari barenga 100 muri 90 ni 100 se gusa 98 ku butegetsi bwa Perezida Laurent Desire Kabila, nzi ko bageraga nko muri 3,000. Uno musomyi yagarutse ku bamwe mu basirikari bishwe bazira inkomoko yabo barimo Major Joseph Kaminzobe wishwe tariki 9 z'ukwezi kwa 11 2021 Irweba Fizi n'abarwanyi ba Mayimayi. Kapiteni Gisore Ukatura wiciwe Igoma tariki 9 z'ukwezi kwa 11 2023 azira kuba umunyamulenge. Yanavuze kandi ko abaturage b'Abanyamulenge bagiye bicirwa mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi harimo Kabera, Bibogobogo, Gatongo na Kirumba. Impungenge zahazaza nisaba ku miryango mpuzamahanga. Imiryango mpuzamahanga ntakiri gukora. Hangaha ukabona yuko uretse ko avuze abangaba hari n'abandi benshi bagiye bicwa, hari n'abagiye bahabwa uburozi. Ayi data we, bakunze ibintaro official rero murabizi ko Clever Bemba ndabakunda kandi bifuza gukomeza kugira ibyiza. Gusa mukomeza musengere General Eric Ruhora imbere, nubwo nawe ariko se ko bari baramukuye no mu nshingano amaze imyaka 2 baramugize dispo, bari Kinshasa bari dispo, kumanza bahembwa amafaranga nk'ibihumbi 100, manza n'imodoka barazibatse niba bakizigira simbizi manza bagenda n'amaguru. Gusa icyo umuntu yavuga, Imana ikomeze iribuke kandi ibarengere. Ndahamya nashidikanya yuko intare za Saramwe ziticaye mu minsi mike zizaba zamaze gutaha umujyi wa Kinshasa, bariya bose bakabohorwa. Bifurije rero kugira impagarike n'ubugingo.